hirya no hino ku isi abantu barariraye. Turi ku itariki ya 24 z'ukwa 12. Ni hari ku bantu benshi umusemburo wa melatonine wagabanutse, kuko ikigaragara cyo nta bitotsi mbona mu maso ya benshi. Mu mazu ya benshi ndi kubona hatatsemo amabara y'umweru n'umutuku. Mu mazu kandi harimo ibikoresho biteye neza nk'umuvure. Menya mu gitondo hari ikidasanzwe kigiye kuba kuri isi dutuye. Ariko ngarutse ku masaha ya kumanywa w'uyu wa 24 mu masoko y'imyenda n'inkweto, abantu by'umwihariko biganjemo ababyeyi bari urujya n'uruza, mbese basokanye n'abana babo, nta n'umwe wasigaye mu rugo. Tugaruke mu ijoro ryo kuri wa 24 abantu benshi bari imbere y'amaradiyo yabo. Nashatse kubabaza impamvu batasinziriye iri joro, ahubwo bakaba basa nk'abaraye bumva radiyo. Barambwira ngo bategereje kumva kana Yezu kavutse. Ndi kubona hasigaye iminota 15 gusa kugira ngo tugere mu wundi munsi. Ubwo saa 6 z'ijoro zisigaye iminota 15 gusa kugira ngo ikirori abantu bamaze hafi umwaka wose bategura kugira ngo kigere. Nitwa Amani Jackson, iyi ni RTC TV impamyabumenyi, televiziyo yibanda ku burezi y'inkuru ndetse n'izindi nkuru zinyura kuri channel ya YouTube ariyo RTC TV impamyabumenyi. Ushobora kandi gukomeza kudukurikira kuri page yacu ya Facebook ariyo RTC TV impamyabumenyi. Ni mu gitondo cyo kuwa 25 saa 6 z'ijoro neza mu kadomo ziruzuye. Indirimbo nyinshi ndi kumva mu matwi yanjye higanjemo ijambo Gloria. Menya hari ko kakana Yezu kavutse. Hirya no hino ku isi mu mihanda myinshi harimo imirongo myinshi y'ibinyabiziga ndetse n'urujya n'uruza rw'amamodoka. Abisikana n'abantu bose berekeza mu nsengero. Menya uyu munsi isi yose yawije, kuko ndi kumva mu ndimi zitandukanye bawifurizanya. Bamwe bati noheli nziza, Merry Christmas, Joyeux Noël, Frohen Stein, Feliz Navidad, Bon Natale, Feliz Natale, Gracious Felisti. Nkuko nabihereyeho mu Kinyarwanda bagira bati noheli nziza. Noheli ni iki? Noheli ni umunsi mukuru w'abakristo wizizwa buri mwaka, haba hibukwa ivuka rya Yezu Kristo wavukiye i Nazareti. Uyu munsi wa Noheli ukaba wizihizwa buri tariki ya 25 Ukuboza. Noheli yizizwa nk'umunsi mukuru mu bihugu byose byo ku isi ndetse no mu bihugu bidatuwe n'abakristo, kuko uyu munsi wajyanywe n'abakoloni ubwo bakorerezaga ibyo bihugu. Urugero ni nko muri Hong Kong. Mu bihugu bindi bigira umubare muto w'abakristo naho ntibibabuza kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli, cyane ko aba ari konje. Igihugu nka Korea ahagaragara umubare muto w'abakristo usanga bizihiza Noheli ku buryo budasanzwe, kuko ahantu hose wasanga imitaka igaragaza uyu munsi. Hari kandi ibindi bihugu ushobora gusangamo umubare muto cyane ujya kungana na hafi ya nawo ubizihiza Noheli. Ni nk'Ubushinwa, havuyemo ikirwa cya Hong Kong n'icya Macau, Ubuyapani, Saudi Arabia, muri Algeria, muri Thailand, Nepal, Iran na Korea ya ruguru. Ese koko Yezu yavutse kuri 25 Ukuboza? Mu binyejana byinshi bishize abanditsi b'abakristo bagiye bagaruka cyane kuri uyu munsi wa Noheli nk'itariki y'amavuko ya Yezu Kristo. Mu kinyejana cya 18 abantu bamwe batangiye gutanga ibindi bitekerezo ku bijyanye na Noheli. Umuhanga Isaac Newton yavuze ko umunsi wa Noheli watoranyije hagendewe ku bihe by'ubukonje bukabije, ubwo izuba riba rigaragara mu gihe cya mu gitondo, ari byo bita winter solstice. Igihe abaromani bitaga Bruma kizizwaga ku wa 25 Ukuboza. Kuri uyu munsi tubona ahantu hose higanje amabara y'umweru n'umutuku, kandi dukunze kubona n'igiti kiba gitatse ayo mabara, Christmas tree. Iki giti ubusanzwe kigereranywa nk'ihinduka ry'abapagani. Izina Christmas tree ryatangiye gukoresha mu mwaka w'1835 rivuye mu Kidage. Iki giti cya Noheli gifite inkomoko mu Budage mu kinyejana cya 18, ariko abenshi bavuga ko Martin Luther King ari watangiye kugikoresha mu kinyejana cya 16. Mu Bwongereza uyu muco w'igiti wa Noheli wahagejejwe bwa mbere n'umugabekazi Queen Mother Charlotte, umugore wa George wa gatatu, ariko biza gushyirwamo ingufu n'igikomangoma Prince Albert mu gihe cy'ingoma ya Queen Victoria mu mwaka w'1841. Igiti cya Noheli cyari kimaze gukwirakwizwa mu Bwongereza hose. Mu mwaka w'1841 abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo batangiye gukoresha icyo giti cya Noheli. Kuri uyu munsi haririmbwa zimwe mu ndirimbo zizwi cyane zatangiye guhangwa mu kinyejana cya 4 i Roma. Zimwe muri izo ndirimbo higanjemo iz'Ikilatini izwi cyane ni yitwa Veni Redemptum Gentium, yanditswe
na Archbishop wa Mila witwaga Mburuwazi. Indi ni yitwa Coordinatus Expantis yahimbwe n'umuhanzi w'umwespanyol Prudentus muri 413. Biracyarimbwa mu nsengero nyinshi kugeza n'uyu munsi. Kuri uyu munsi hatangwa impano zitandukanye kuko mu cyumweru kibanziriza Noheli habamo gutanga amakarita yo kwifuriza inshuti n'imiryango Noheli nziza. Aho kuri ayo makarita habanditseho ngo mwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ubucuruzi bwa mbere bw'amakarita nk'aya bwatangijwe na Sir Henry Cole i London mu Bwongereza mu mwaka w'1843. Aho ayo makarita ari abagaragaza amashusho y'ivuka rya Yesu cyangwa intumwa y'umwe igaragaza Roho Mutagatifu cyangwa Umwuka Wera. Kugeza magingo aya abahanga ntibemeranya itariki ya nyayo Yesu yaba yaravutseho kuko na Bibiliya ubwayo ntabwo yerekana itariki yavutseho. Ahagana muri 200 nyuma ya Yesu, Clement wa Alexandria yanditse ko mu gihugu cya Misiri bizihizaga ivuka rya Yesu kwa 25 z'ukwezi kwa Passions. Iyi tariki ngo ijyanye n'iya 20 Gicurasi mu mwaka wa 220 nyuma ya Yesu. Umuhanga Tertullian mu nyandiko ye ntabwo yigeze agaragaza ko Noheli ari umunsi ukomeye wizihizwa n'abakristo gatolika muri Afurika. Sextus Julius Africanus yavuze ko Yesu yavutse kuwa 25 Ukuboza. Gusa De Pasca Cantus ingengabihe y'iminsi mikuru yashyizwe ahagaragara muri 243 yatangaga tariki ya 28 Werurwe ko ariyo y'amavuko ya Yesu Kristo. Muri 245 Origene wa Alexandria yagize ati usanga abanyabyaha gusa ari bo bonyine bizihiza igihe bavukiye. Muri 303 umwanditsi w'umukristo Arenobis yarwanyije cyane igitekerezo cyo kwizihiza ivuka ry'Imana cyangwa ibigirwamana. Ibi bikaba bigaragaza ko Noheli muri icyo gihe yari itaratangira kwizihizwa. Igitabo The Christian Encyclopedia gihamya ko tariki ya 25 Ukuboza itavuzweho muri Bibiliya, ahubwo yakomotse ku minsi mikuru ya gipagani yizihizwaga n'Abaroma mu mpera z'umwaka. Icyo gihe izuba ryabaga ryongeye kuboneka mu gice cy'isi cya ruguru. Nkuko nababwiye, muri iyo minsi harimo uw'Imana y'ubuhinzi yitwaga Saturne. Uwo munsi bakaba barawitaga Saturnalia. Nanone harimo iminsi mikuru y'Imana ebyiri z'izuba yitwaga Soro y'Abaroma na Mithra y'Abaperse. Iyo minsi mikuru yombi y'amavuko yizihizwaga ku itariki ya 25 Ukuboza. Icyo gihe habaga habonetse izuba dukurikije kalendari yitwa Jile. Iyo kalendari yitiriwe Papa Jile wa mbere ahagana mu mwaka wa 350. Uyu mupapa kandi yatangaje ko bazajya bizihiza ivuka rya Yesu ku itariki ya 25 Ukuboza. Hari igitabo cyagize kiti umuhango wo kwizihiza ivuka rya Yesu wagiye usimbura buhoro buhoro indi mihango yose yo kwizihiza imboneko z'izuba. Ishusho y'izuba yaje gukoreshwa cyane mu kugeranya Kristo wazutse. Nanone bitaga Solo Invictus, naho uruziga rw'izuba rwakoreshwaga kera ruza kubikamba rishyirwa ku mashusho y'abatagatifu. Kuki twemeza ko Yesu yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza kandi Bibiliya itagaragaza igihe Yesu yavukiye? Bibiliya itubwira ko igihe Yesu yavukaga abashumba bararaga hanze bariza imikumbi y'intama zabo ijoro ryose mu nkengero za Betelehemu. Nkuko tubisanga mu Ivanjiri ya Luka igice cya 2:8 haragira hati muri icyo gihugu harimo abungeri barara ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'Umwami Imana bahagarara iruhande, ubwiza bw'Umwami burabagirana bubagota impande zose. Bagira ubwoba bwinshi, marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Kuko uyu munsi Umukiza wavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo Umwami. Iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso. Nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Akenshi igihe cy'imvura cyatangiraga cyane cyane mu kwezi k'Ukwakira. Igihe abashumba cyane cyane bo mu duce tw'imisozi miremire dukonja bikabije, rimwe na rimwe twagiraga n'urubura, cyatangiraga mu Ukuboza. Ariko uko biri kose, nubwo abantu batahuriza ku itariki Yesu yavukiyeho, ikizwi cyo nuko Noheli yibutsa abakristo ivuka rya Yesu. Mu kiganiro cyacu gitaha tuzarebera hamwe izi mpano abana bahabwa bakabwirwa ko zatanzwe na Père Noël aho ziva, impamvu yabyo, ndetse turebe n'uwa Père Noël uwo ari we. Iyi
ni RTC TV impamyabumenyi. Turagusaba gukora subscribe kugira ngo ikiganiro cya kabiri kizaba kigaruka kuri Père Noël kitazagucika, ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye binyura kuri iyi channel yacu. Nitwa Mani Jackson. Mugire ibihe byiza.